kuri uyu munsi wa none hari inkuru zasakaye ahantu henshi cyane ku muntu uri gufungura TikTok, YouTube cyangwa se ahandi hantu hose usanzwe urebera amakuru. Hari inkuru iriho yasakaye, inkuru iteye ubwoba, gukomeza no mu binyamakuru hose byandika, ahantu hose nyine no kuri televiziyo, ku mashini atandukanye hariho izo nkuru. Iyo nkuru iteye ubwoba ni inkuru ni filimi yasohotse, filimi iri kurebwa cyane cyane ku rwego rwo hejuru, bayita Deliverance cyangwa se Deliverance. Iyi ni filimi iteye ubwoba, bayikinnye bashingiye ku bintu byabaye, ku nkuru yabayeho. Nyine wumve ngo ni filimi ishingiye ku bintu byabayeho, ibintu bijyanye nyine n'ahantu habaye amadayimoni kuri uyu munsi hitwa ngo ni amarembo y'ikuzimu, bayita Deliverance cyangwa se Deliverance. Ni ukuvuga ngo iyi filime ni nyine bayikinnye bashingiye ku bintu byabaye. Gusa impamvu yakomeje gutrendinga cyane ku mbuga hirya no hino ni uko n'abantu bayikinnyeho nabo ubwabo hari ingaruka byabagezeho, kuko byaremejwe ko ari ibya nyabyo. Ubundi hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka wa 2014 hari inzu kuva icyo gihe yahise yitwa ngo ni amarembo y'ikuzimu, bitewe n'ibintu byahabereye, ibintu byayibereyemo n'abantu bayibagamo uko byabagendekeye, n'ibintu byagiye bihaba bikomeye cyane. Iyi filimi rero bajya kuyikina Deliverance bagendeye ku bintu bya nyabyo byabayeho muri uwo mwaka. Nyine bakinaga kwa kundi bakina filime y'inkuru, ariko inkuru yabayeho bya nyabyo. Murabizi hari ukuntu bakina nka filime intambara zabayeho za kera, bagiye bazikina, murabizi. N'iyi rero nayo bayikinnye iyi Deliverance bagendeye kuri iyo nkuru yabayeho muri Amerika mu 2014. Gusa ukamenya ko kuva icyo gihe hahise hitwa amarembo y'ikuzimu bitewe n'ibintu byabereye muri iyo nyubako nyine. Mu mwaka wa 2014 haje gusohoka inkuru yitwa The Exorcism of Latoya Ammons. Iyo nkuru yasohotse ubundi yaravugaga ngo mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2011 umuryango w'abitwa ba Ammons, ubwo nyine ni umugabo. Ammon nyine ni umugabo, murabizi hariya hanze bijya bibayo ukuntu nyine umugabo iyo ashatse wenda agize umuryango wose hari izina ry'umugabo, umuryango wose uhita witwa izina rimwe ry'umugabo. Naho yari umuryango wa Ammons. Uwo muryango ni ukuvuga ngo bimukiye mu nzu bakodeshaga ku muryango wa Carolina cyangwa se Caroline, ahitwa muri Gari. Ni agace kitwa ahantu nyine nk'uko hano haba uduce namwe muratuzi mu Gatsata, aho naho rero ni muri Carolina, ahitwa mu gace kitwa Gari. Ubwo uwo muryango wa Ammons Latoya ubwo bamaraga kwimukira muri iyo nzu, yari ahantu nyine inzu hegeranye n'izindi nzu hakodesha n'abandi bantu. Ubwo rero bamaraga kwimukira muri iyo nzu, uho ibintu baje guhura n'ibintu bidasanzwe, ari byo tugiye kurebera hamwe uyu munsi, byose tukabisobanukirwa, tukamenya ngo n'umugabo uherutse kuyikina ejo bundi gukina filime agendeye kuri iyo nkuru yabayeho, n'abakinnyi be bose turaza kurebera hamwe uko byabagendekeye. Gusa ni ibintu bidasanzwe cyane, ari nayo mpamvu bahise bakonfirima ko aho hantu koko ari amarembo y'ikuzimu. Ubwo uwo muryango wa Latoya Ammons batimara kwimukira muri iyo nzu yatangiye kujya yatakwa n'ibisazi binini cyane. Urabona bino bisazi binini cyane, bikunda ibisazi binini cyane bijya biza muri tuwarete, binini ariko binini. Noneho ngo ntago yabaga ari imwe cyangwa se zarazaga ari nyinshi ku buryo zaduhiraga ukumva bigutesheje umutwe, ngo zikaza ari nyinshi ku buryo ahubwo ari nka kwa kundi inzuki ziba ziri mu muzinga mbese. Ikirenzeho noneho ni uko ibyo bisazi byaje ari mu kwezi kwa 12 hariya muri Amerika, kandi ubundi kuba bizi neza hariya muri Amerika mu kwezi kwa 12 usanga ni muri bya bihe usanga hari kugwa neje nyinshi cyane, utapfa kubona isazi yitambutsa aho ngaho gutyo uko yiboneye. Mbega nyine utu dusimba tw'ama insect twose dukubi muri insect, murabizi utu dusimba dutoya twigurutsa, icyo gihe biba bigoye ko wakabona muri iki gihe mu kwezi kwa 12 hariya muri Amerika, bitewe na neje ziba ziri kugwa ari nyinshi cyane.
ubundi kugira ngo wumve ko ari ibintu bidasanzwe hazaga amasazi menshi ku buryo ari amasazi ashobora kuza yapfuka ku muryango, yapfuka ku idirishya, ku buryo nawe ukuye kwa kundi ukora herido ugiye kureba hanze ku buryo utapfa kubona ikiri hanze. Murabyumva namwe, ni ibintu biri ku rwego rwo hejuru, umuntu uwo ari we wese ntiyabura kuvuga ko hari ikibyihishe inyuma. Ubwo ngubwo umugore Campbell nyine umugabo we yitwa Harmonies, Latoya Harmonies. Ubwo bakimara kubona ibyo ngibyo, murabyumva namwe, ubundi ngo iyo byageraga isaha ya saa sita z'ijoro, ubundi saa sita z'ijoro, isaha ya saa sita z'ijoro ni isaha idasanzwe, ni isaha idasanzwe buriya umuntu ni nk'ihinduka ry'ibihe, kuko tuba turi kuva mu munsi umwe twinjira mu wundi. Murabizi isaha ya saa sita z'ijoro ni isaha ikaze cyane iberaho ibintu byinshi, imbaraga zo ku yandi masi y'umwuka ziba zafungutse cyane ziri gukora. Nimubishaka ntacyo icyo kiganiro nzakibakorera, buri saha ya saa sita z'ijoro ari isaha ikaze cyane. Rero uwo muryango wa Harmonies batangiye gutangaza, ubundi batangaje ko iyo byageraga noneho ku isaha ya saa sita z'ijoro baryamye basinziriye, ngo bumvaga imirindi, bakajya kumva imirindi, niba ari mu gikari niba ari mu gikoni. Nyine urabona hari inzu hariya muri Amerika ziba zifite cave cyangwa se tano, ngo bajyaga kumva bakumva imirindi irimo hasi muri tano bazamuka, nyine nk'uko wakumva imirindi y'umuntu kumwe ibigenda ivuga, nyine bazamuka nyine kuri esikariye bazana hejuru mu nzu. Noneho ngo ibyo byavaho bakagenda bumva imiryango yikingura yongera ikinga, kwa kundi inzugi zivuga, murabizi urugi hari ukuntu amapata aba ameze nabi ku buryo ukingura rusakuza. Noneho ubu izo saa sita z'ijoro ibyo by'imirindi byavagaho, noneho bakumva ukumva nyine wagira ngo ni umuntu uri gukingura urugi yongera akinga, bikaba umwanya munini. Noneho ubwo ngubwo ngo bajya kureba ngo wenda ni iki kiri gukingura urugi cyangwa se gishaka kubinjirira izo saa, bakagenda bakabura umuntu, ntibabone umuntu. Umunsi umwe nibwo uwo mugore Campbell yaje gutangaza avuga ati, njyewe noneho nijoro naje gukanguka njyewe ubwanjye. Nuko rero ubwo bamaraga kugira uwo mugore saa sita z'ijoro ubwe yaratangaje ngo yarabyutse yibonera ikintu kimeze nk'igicucucucu, nyine utamenya icyo ari cyo. Urabona kwa kundi igicucucucu cy'umuntu, ni nk'uko mbega wabona umuntu ahagaze ariko ukabona ni igicucucucu, ntiwamenya uwo ari we, ntiwamenya ngo ni umugabo cyangwa se ni umugore, ariko nyine ukabibona ko ari ikintu kimeze nk'igicucucucu, utabona ko ari umuntu nyine. Noneho ngo akabona kigenda kikatisagatiza mu nzu, kigenda kizenguruka. Noneho uwo mugore nyine yagize ubwoba, ariko nibwo yaratekereje asubira mu cyumba kugira ngo yongere agaruke yashize akanya arebe ko yongera kukibona. Noneho nibwo we ngo yagarutse bwa kabiri aje kureba, nyine karongera akakibona. Araza ahubwo ngasanga agenda abona ngo ahantu cyakandagiye ibinono, nk'uko wabona ibinono, nyine ibinono murabizi, ibinono nk'iby'inka cyangwa se amajanja. Araza abona ibinono cyangwa se amajanja aho cyagiye ngo gikandagira. Ubundi ijambo exorcism ni nk'umugenzo, twabyita nk'umugenzo mbega muri Kiliziya Gatolika cyangwa se abapadiri. Ni umugenzi abapadiri bakora bari gukuramo umuntu amadayimoni, aribyo bita exorcism mu Cyongereza. Ubundi nyine Kiliziya Gatolika izwiho cyane kuri bano bapadiri, ibintu byo gukuramo abadayimoni babizwiho cyane, ni ibintu n'abambere, kuko ubundi bivugwa ko ngo bo barabyiga, bafite ukuntu bajya kubyiga, mbega nyine ni nk'utuntu nyine biga cyangwa se tekinike z'ukuntu nyine bakuramo umuntu amadayimoni, bo barabyiga. Rero bazwiho gukuramo umuntu amadayimoni ari ibya mbere cyane. Rero turaza kumva ukuntu nyine bagiye babikora ariko bikanga, hakaza abapolisi bagasenga ibintu nk'ibyo. Ubundi niba mujya mwumva ahantu hitwa Vatikani, ngo bagira ahantu nyine ahitwa cyangwa se ahantu nakita ko nyine ahantu bigishiriza uwo mugenzi wita exorcism wo gukuramo umuntu amadayimoni. Vatikani haracyariyo na n'ubu ngubu harahari. Ubundi ibyo by'uyu muryango ukuntu bagiye bahuraramo n'ibibazo turabigarukaho nyuma. Noneho impamvu nyamukuru itumye tuvuga iyi nkuru ni director usanzwe ukinisha filimi
ari we wakinnye kuri iyi filimi nyine bashingiye kuri iyo nkuru yabayeho y'uyu muryango wa Harmonies. Umuntu director usanzwe n'ubundi agenda ahantu henshi akina ku nkuru zabayeho, agenda akina ku nkuru zabayeho nyine z'ibintu byabaye bya nyabyo. Turaza no kurebera rero, turaza kureba ukuntu ino filimi bayihuriyemo n'ibibazo. Ni umudirector ukomeye cyane, bamwita Lee Daniels, umudirector ukomeye cyane, niwe wakinnye kuri iyi filimi ashingiye nyine uko byabayeho. Aragenda asanzwe n'ubundi akina kuri filimi, aragenda akabaza nyine abantu ba kera abazi kuri izo nkuru, agasoma mu binyamakuru, agahuzahuza, ubundi agahita aza agakina filimi ashingiye ku bintu byabayeho. Hari n'amafilimi menshi yagiye akoraho, hari iyitwa Precious, hakaba n'iyindi yitwa Shadow Boxer nyine murabyumva. Ni amafilimi menshi yagiye akora nyine uyu mugabo Lee Daniels. N'indi season yitwa Empire, hari abagiye bazibona. Ubundi uyu mugabo akunda akazidirectinga akanaziproducinga, akaba ari director akaba na producer icyarimwe. Rero uyu mugabo Lee Daniels nibwo yaje gutekereza ati arareba nyine iriya nzu ngo batinya ngo nta marembo y'ikuzimu, inzu abantu bose bahabutse kuba bayigeraho. Nibwo yatekereje nyine kuba yayikoraho inkuru, akanga agenda ayikoreho inkuru nk'uko asanzwe akora izindi nkuru zishingiye ku bintu byabayeho. Rero uyu muproducer akaba na director w'iyi filimi Lee Daniels, ubwo bakinaga iyi filimi baje kwatakwa n'amadayimoni. Ntabwo ari kera ni vuba, ubwo bari gukina ino filimi bahuriyemo n'ibibazo. Reka nkubwire ngo bahuye n'ibibazo bimeze gute. Ubundi ngo ibintu amadayimoni yabakoreye kuri site nyine bari gukina iyi filimi ni ibintu bidasanzwe, kuko abayikinnyemo bose abantu uyu mugabo ubwe Lee Daniels batangaje nyine ukuntu byabagendekeye, ibibazo bahuriyemo nabyo, ari nabyo cyane byatumye iyi filime abantu bahita bagenda bakajya kuyireba cyane ngo barebe iyi filimi ni bwoko ki filimi bakinnye bagahuriramo n'ibibazo. Ariko nubwije ukuri, ubundi wabanza ugakanda subscribe kugira ngo dukomezane ibintu ari amahoro, ugakanda subscribe na like, ubundi tugakomeza ibintu ari amahoro rwose. Waba ukoze cyane. Noneho reka mbabwire byabereye kuri seti byababayeho. Uyu mugabo Lee Daniels we yabyitangarije mu binyamakuru, ku mateleviziyo n'ahandi, no ku mbuga nkoranyambaga ze nyine, n'abandi basitari bayikinnyemo benshi cyane. Ntabwo murabyumva nyine ko ari ibintu bya nyabyo. Ubwo rero uyu mugabo Lee Daniels yari ari gutangaza ibintu byabaye muri iyi filimi nyine, yaravuze ati ubundi mbere yo kujya kuyikina, kuko nawe yari azi yuko nyine ari inkuru agiye gukina, ari inkuru ari ibintu bidasanzwe, yaragiye ngo aca uruziga we n'abantu nyine bari bagiye gukina iyo filimi bose barapfukama, barabanza barasenga nyine kugira ngo nyine basenge babivemo amahoro nta kibazo bahuriyemo nacyo. Si rimwe gusa kandi, ubundi buri gihe uko bajyaga nyine gushutinga, kuko ntabwo yari filimi ikinwa umunsi umwe, barabanzaga nyine bagasenga kugira ngo birinde. Ubundi uno mugabo ubwo we yaritangarije ngo ibintu bijya bibaho kandi bitunguranye. Mbega nyine yaravugaga ati ibintu bijya bibaho bitunguranye, kandi ntabwo nyine ngomba kwirinda icyo ari cyo cyose cyatuma hari ibintu bibi biza kuba kuri seti yanjye. Ubundi uyu mugabo Lee Daniels yaravuze ngo iyo ndi gukinisha filimi, ubundi nta filimi n'imwe nari nakinisha hatarimo mushiki wanjye. Yakomeje avuga ati nyine impamvu mushiki wanjye nyine aramuzanamo, mbega akamuhamo akazi akayikinamo, kuko yavuze ukuntu nyine ati mushiki wanjye ari mu bantu bantera amashaba. Nyine hari ukuntu nyine mu bintu byawe umuntu ukoresha usanga ari we afitemo amahirwe menshi nyine, ku buryo ubona iyo umukoresheje ibintu byawe birushaho kugenda neza cyane, cyangwa se nyine abantu bakamukunda cyane. Rero uyu mugabo Lee Daniels yatangaje ukuntu
yahayemo nyine ubwo mushiki we yakinagamo ngo yamuhaye role yo gukina arwaye, kwa kundi umuntu aba arwaye kanseri nyine wenda barimo kumuvura, arwaye kanseri nyine bari kumuvura birumvikana, bakwita muri bya bintu byitwa chemotherapy, arwaye nyine nk'umuntu barimo kuvura. Noneho wumve icyitonderwa ati ariko mushiki wanjye ubwo yamaraga gukina iyo sene nyine nk'umuntu urwaye bari kumuvura, umva nyuma ibyaje kumubaho. Ubwo neza nyuma y'iminsi ibiri amaze gukina iyo sene nk'umuntu urwaye kanseri, nyuma y'iminsi 2 yonyine gusa yagiye kwa muganga asanga mbega nyine bamusangamo kanseri y'ibihaha ikaze cyane. Ati kandi mbere y'uko akina iyo sene nta kibazo na kimwe yari afite. Byumve cyane uburemere bifite kuko ntago ari ibintu byizana. Icyo nicyo kibazo cya mbere yahuriyemo nacyo kuri seti. Uyu mugabo rero Daniels icyandi kintu cya kabiri yatangaje, yaravuze ati ubwo bari kuri iyi seti imbwa ye yari afite imbwa ngo yakundaga cyane ku rwego rwo hejuru. Hari ukuntu nyine umuntu amarana n'igihe kirekire n'imbwa ye akayikunda cyane mbega. Ngiyo rero uyu mugabo Daniels imbwa ye yaje kuhapfira nayo. Cyane ko buri umuntu w'icyamamare imbwa ye n'ubundi baba bayizi kuko ntago ajya burutuntu agenda yishyiramo utuntu tw'utuvideo dutoya nyine. Gusa nanone ukamenya yuko ngo buriya imbwa hari ukuntu ahantu hari imyuka mibi ishobora kubyumva mbere yuko twebwe abantu tubyumva cyangwa se tubimenya. Imbwa hari ukuntu nyine buri ifite ubushobozi bwo kubyumva vuba cyane. Icyo si icya kabiri, reka dukomeze none. Hari undi mugore ukunda gukina amafilimi cyane bamwita Monique, ni icyamamare akina muri filimi nyinshi. Uyu mugore rero Monique nawe asanzwe akina amafilimi, hari abamuzi hari n'abatamuzi ariko muzamumenya. Nawe ngubwo yamara bari bamuhaye role isanzwe gukinamo nyine role isanzwe, ngubwo yamaraga gukinamo iyo role nawe bwakeye ngo ajya mu bitaro, aragenda araremba cyane mbega nk'umuntu wenda gupfa bikaze cyane. Ndi ngo uyu mugabo Daniels nawe yaje kugera aho agira ubwo aravuga ati koko iyi nkuru twashatse gukinaho ndabona ari ibintu bidashoboka. Gusa nk'umudirector ukomeye kandi uzwi w'icyamamare ntago nanone yari kureka nyine filime ye ngo uko yatangiye n'uko yabitekereje byose n'amakuru yashatse ntago yari gutuma bipfa ubusa nyine ngo abe yavunikiye ubusa. Yarakomeje aragerageza kuri uko ashoboye, filime irakinwa n'ubu ngubu irahari kuri Netflix n'izindi website mureberaho filime hano mu Rwanda. Iriho ushaka wayisacinga Deliverance cyangwa se ukayaka n'umu DJ urayibona. Gusa nanone iyi filime ngo hari ukuntu babuza abantu b'abakristo kuyireba, cyangwa se nyine nubwo wayireba ariko ukayireba ariko nyine ngo ufite isomo ryo gukuramo, utari kwa kundi umuntu areba ibintu gusa nyine biri aho nk'umuntu ugendera mu kigare. Ibyo ni ibibazo bitatu rero yahuriyemo Daniels yahuriyemo muri iyi filime bidasanzwe. Undi hariya muri Hollywood ibyamamare cyangwa se abantu bakunda gukina filime z'ibintu byabayeho cyangwa se z'ibintu bijyanye n'imyuka mibi, kuriya mubibona bora ntago ibiramumva bavuga bimeze ngo nk'imitongero cyangwa se nk'ibiki. Ntuzabyumvugire ngo ni ibintu bisanzwe kuko bari abakina ibintu bya nyabyo. Nimba bagiye gukina ku bintu bijyanye n'amafilimi y'imyuka mibi, baragenda bakazana ngo abapfumu, abarozi n'abakonikoni bose bagakoresha mbega nyine iriya mitongero wumva bavuga ibintu bavuga bari ibintu bya nyabyo, ku buryo murabizi ko ngo hari muri Amerika hari n'icyamamare cyakinnye kikivuga imitongero. Hari ukuntu uvuga imitongero uzi ngo ni imikino ugashiduka amadayimoni agukukiyemo. Hari umugore hari aho icyamamare muri Amerika wigeze gukina filimi z'ibintu by'imitongero, birangira neza amadayimoni amufashe atangira kugenda ry'inyamaswa. Nawe yarabyitangarije, nimubishaka nzabibabwiraho. Atangira kujya ry'inyamaswa nabwo nzima zitapfuye, akazica akazirya nzima kandi zitanatetse. Murabyumva rero nukumve zino filimi zino tubona z'ibintu by'imyuka mibi ugire ngo ni ibintu baba bihimbiye bavuga bapfa gufafarika abantu wapi. Bivugwa ko ubundi ngo iyo bagiye gukina filimi nk'izo bazana abantu banyabo, abapfumu, abakonikoni, abarozi, abakibuzi,
bakababwira imitongero ya nyayo, akaba ariyo bifashisha bakina izo filime. Rero utazabyumva ukagira ngo ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho, biba bifite imbaraga nyinshi cyane. Si n'uwo mugore gusa, hari n'abandi nyine bagiye bakina izo filime ugasanga amadayimoni birangiye koko abajemo akabinjiramo, kuko n'ibimenyetso bakoresha by'ikuzimu ni ibya nyabyo byose murabyumva nyine cyane. Ubundi icyo ukwiye kumenya kuri uyu munsi, bitewe n'iyo filime ukuntu bakinnye ibintu byababayeho, ukumva ukuntu yahereye kera kuva icyo gihe mu mwaka w'ibihumbi 2014 hitwa ngo ni amarembo y'ikuzimu cyangwa se umuryango w'ikuzimu, byita uko ushaka. Bakimara gutangaza n'ibyo bintu byagiye bibabaho, abantu bose bagiye bashishikarira kuyireba, abantu nyine ngo bagende barebe iyo filime yitwa Deliverance cyangwa se Deliverance, ibintu nyine bareba ibintu byagiye, kuko bareba ngo aho hantu hitwa amarembo y'ikuzimu cyangwa se barebe ngo iyo filime iteye gute. Icyo kintu nacyo kiri mu byatumye irebwa cyane ku rwego rwo hejuru, ko aka kanya nawe ubu ngubu uyishaka cyangwa se ushaka kuyireba, wajya ku mudiji wayibona cyangwa ku ma website aho ariho hose, cyangwa ukazana hano ku zino mbuga nkoranyambaga urayisacinga ukayibona. No mu binyamakuru irimo, ubundi izi nkuru ziba zavuye ku binyamakuru, mu binyamakuru runaka bitandukanye ibyo muri Amerika n'ahandi runaka. Iyi nkuru rero iravuna, niyo mpamvu mbabwira ngo ukore subscribe na like kugira ngo nkomeze. Ubundi iyo kanze subscribe bintera imbaraga, nkagira kime zo kuvuga ngo nkajya gushaka ibindi nyine meze neza, numva ibintu ari sawa. Niyo mpamvu iyo ugiye utayikanze rwose wanashamba numva bimbereye bibi cyane. Noneho rero ubwo tumaze kureba uko abo badirector bayikinnye n'abakinnyi byabagendekeye, turebe iyo nkuru ukuntu n'ukuri uwo muryango uko byabagendekeye, inkuru ya nyayo. Noneho mbere yo kujya kureba iyo filime ubanza umenye inkuru ya nyayo y'ibintu byabaye kuri uwo muryango wa Harmonize. Ubundi kuri uyu munsi hari abantu nyine batinya no kumva izi nkuru nk'izi ngizi, bakumva nyine ahantu ibintu byo ngo amadayimoni yinjiye mu muntu bagatinya kubyumva cyane. Ko nagiye mbakorera n'ibindi biganiro hasi birahari mu birebe by'ukuntu amadayimoni yinjira mu bantu, ukuntu amadayimoni akora, ukuntu n'ibindi byinshi bisa n'ibyo ngibyo nyine. Ubundi hano muri Bibiliya hari umurongo wasoma uburira ku bantu, hano muri Petero wa mbere ku gice cya 5 ku murongo wa 8. Ubundi haranditse ngo mwirinde ibisindisha kandi mube maso, kuko umurezi wanyu Satani, mbega nyine umurezi Satani burango ajya arega nyine, hari ukuntu ajya atungira Imana agadutunga agatoki nyine, nko kwa kundi umuntu arega umuntu. Satani nawe buranga ahora arekereje rwose, ukanya kari ko kose bari kukurega ku Mana. Mwirinde ibisindisha kandi mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera hirya no hino ku isi ashaka uwacuncumira. Mujye mugenda munahasume, kuko no munsi haba hari indi mirongo myiza cyane ifasha. Ko nababwiye n'umurongo wasoma wo muri Bibiliya, niba ukunda kumva izi nkuru ukagira ubwoba, hari mu Befeso ku gice cya 5 ugahera ku murongo wa mbere ugakomeza no hasi, ho hariho n'indi mirongo myinshi cyane n'ibice byinshi bivuga nyine ntabwo ugomba bundi kugira ubwoba. Bibiliya ubundi bisobanura neza cyane, ivuga ati mube maso nimukabe ibisindisha. Ubundi hano muri Bibiliya nabonyemo ingingo irengera ku bantu bikundira agacupa kukavaho byabananiye. Nabonye hari mu Befeso ku gice cya 5 hari ku murongo wa 19, muzagende murebe neza, ni 19 cyangwa ni uhereye kuri 19 ukamanuramo hasi. Hariho umurongo uvuga ngo ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Iyo ngingo irengera ku bantu agacupa nyine kagize, cyangwa se niba unagasoma barakubwira Bibiliya barakubwira ngo ntugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo wuzure umwuka. Buriya uko winywera agacupa kawe ntabwo guteza amahane, cyangwa se kwa kundi hari ukuntu umuntu anywa inzoga akumva ashaka kurwana, cyangwa se akumva ashatse ibintu byiyagize ibintu by'irari kubera inzoga. Aho ngaho ni hahandi inzoga nyine ziba zikubereye icyaha, zikagukoresha icyaha. Ariyo mpamvu hano muri Bibiliya mu Befeso ku gice cya 5 ku murongo uri munsi hano ya 19 havuga ngo
ntimugasinde inzoga zirimo gukubaganya, ahubwo mwuzure umwuka. Ubundi ntago ndi pasiteri, ariko ngomba kugenda mbabwira ku bintu by'ubwenge, ku by'Imana ishaka, ibyo yanga, uko mwakirinda Satani n'uko mwamurwanya, ibintu byiza gusa. Ubundi nyine nibyo bigomba kuba biri hano kuri iyi YouTube channel. Rwose ntukagenda udakanze subscribe na like. Rero hano muri Petero wa mbere hakomeza havuga ngo murwanye mushikamye. Nyine urumva icyo hakomeza kugenda habakangurira n'icyo ngicyo, murwanye mushikamye kuko muzamutsinda, muzamunesha rwose. Rero nizere ko muba mwumvishe n'utuntu tw'ubwenge, ariko nyine reka twikomereze ku by'iyi nkuru ya Rato ya Amonisi. Gusa nanone icyo nakubwira ubundi, ngo ibyo dukora byose tujye tugerageza turebe ko twatera ikirenge mu cya Yesu, kuko narabibabwiye, hari ibiganiro byose nagiye mbakorera mbabwira ukuntu Yesu nako ukuntu Satani, buriya Satani wowe munyabyaha cyangwa se mukirisitu, iyo aje kukugereranya ibikorwa byiza byawe, araza akakugereranya na Yesu. Ntavuga ngo kuba witwara neza, ngo ugira neza, cyangwa se ngo usenga urakijijwe, wapi. Araza akagushyira ku munzani ngo wowe na Yesu, mbega nyine wowe utera ikirenge mu cya Yesu gute, ku rwego rungana iki? Wumve ko akugereranya na Yesu. Ntabwo yaza ngo akugereranye ngo na ba Eliya, ngo na ba Mose, baramuzi nyine. Eliya ngo muramuzi, murabizi ko yagiye mu ijuru adapfuye. Satani we rero araza wowe diregita akakugereranya na Yesu, ati nyine uri gutera ikirenge mu cya Yesu, bingana iki? Ukomeze ugende usome muri Mariko ku gice cy'Icyenda kuva ku murongo wa 14 kumanura hasi. Umwe muri rubanda nyine yaraje aravuga ati, mwigisha, nakuzaniye umwana winjiwemo na roho mbi, cyaze nyine winjiwemo n'amadayimoni. Iyo myuka mibi imugira ikiragi. Ati kandi nanone iyo myuka mibi iramwegura ikamukubita hasi, maze akazana urufuro kandi agahekenya amenyo, maze akagagara. Ubundi aha nyine ni ukugira ngo mwumve ko amadayimoni nta nubwo ari ayo gusa, ukamenya ko kuba yari ariho ku bwa kera ku bwa Yesu, ukamenya ko n'ubu ariho kandi ariko abagenda bakomeza gukora akora mu zindi tekinike nyinshi cyane, ku buryo nyine bigoye cyane. Ariyo mpamvu ari ukwiyambaza Imana. Ubundi nanone twikomereje kuri iyo nkuru yacu, bino byanditse hano muri Bibiliya muri uyu murongo kuri Mariko ku gice cy'8, bisa neza bisa n'ukuntu n'iby'uyu mugore Campbell turi kuvuga hano, ukuntu amadayimoni yazaga akinjira mu bana be. Hano muri Bibiliya twabisomye ukuntu ngo amadayimoni yinjiye mu mwana akamugira ikiragi, akamukubita hasi, akazana urufuro, ibintu nk'ibyo nyine. Usanga neza hari ahantu bihuriye. Ubundi ntukumve nyine nshishamo nkavuga ino mirongo yo muri Bibiliya, mbega nyine ntukabyinobere cyangwa se uvuge ngo ndi gutinda, ndi kurambira n'iki, wapi. Ni ukuvuga ngo aba ari ukugira ngo nyine nkomeze wenda kubakangurira, nyine mumenye ko Satani yahozeho kuva kera, no ku bwa Yesu yari ariho kandi na n'ubu aracyariho kandi arakora. Ndetse murabizi ko Yesu kuva na kera yakomeje kugenda ahangana na Satani cyane. Ni ukugira ngo rero tube maso, tugerageze twirinde, nyaboneka ntimugarambirwe cyangwa se ngo mwinube. Urakomeza hano muri Yakobo ku gice cya 4 ku murongo wa 7, ukuntu hakomeza havuga ati nyine nuko mugandukira Imana maze murwanye Satani nawe azabahunga. Urabyumva? Mugandukira Imana, murwanye Satani, maze nawe azabahunga. Iyo ni imirongo myinshi yagufasha cyane, ukabirushaho no gusobanukirwa. Buriya ugiye umenya iyo mirongo, twicwa no kudasoma Bibiliya cyangwa se ngo tugende tumenya ibyanditsemo. Naho iyo ugiye umenya imirongo nk'iyo yose mba ndi kuvuga, buriya Satani ntabwo yapfa kukuvogera uko yiboneye, kuko uba ufite imbaraga n'ubushobozi byo kumurwanya igihe icyo ari cyo cyose. Urumva ni ijambo rikomeye cyane. Murwanye Satani azabahunga, mwegere Imana nayo izabegera. Gusa hakomeza havuga ngo yemwe banyabyaha namwe nimukarabe imitima yanyu, mbega nyine mweze imitima yanyu. Yemwe banyabyaha ab'imitima ibiri, ni mweze imitima yanyu. Ubwo murabyumva nyine ab'imitima ibiri, Bibiliya bishatse kuvuga ni mwiyeze imitima yanyu.
Ubundi dukomeze noneho n'uyu mugore wa Latoya Harmonies. Uyu mugore ubundi yabaye muri iriya nzu, niwe nyirabana, niwe mbega we nyir'ubwite, mbese yabaye muri iriya nzu. Ubu n'umugore rero umva ubwe ubuhamya yitangira. Ubundi niba mwumvishe neza, ubundi uyu mugore akomeza avuga ati umunsi wa nyuma twaraye muri iriya nzu. Aragira ati uwo munsi wa nyuma nibwo amadayimoni yaje yinjira mu bana bacu. Nuko amadayimoni amaze kwinjira mu bana babo, ngo bafata amavuta barabasiga nyine, kwa buriya ngo bari barayawe n'abapasiteri, kuko hagiye haza abapasiteri benshi n'abapadiri, ariko nyine byari byaranze. Ni rero ayo amavuta bari bagiye bahabwa n'abantu nk'abo babasenga cyane, rero ngo nibwo bayafashe bayasiga abana babo. Nuko babasiga amavuta barabasengera ati mu izina rya Yesu, mbega nyine baratokesha, ngo banasoma zaburi, cyangwa se mbega nyine zaburi barazisoma bakanaziririmba. Ngo rero noneho akimara gukora ibyo ngibyo, amadayimoni ngo yahise ava mu bana babo arahunga bya nyabyo. Ubundi noneho ngo iyi nkuru ngo ukuntu byagenze, ngo mu bana b'uyu mugore Campbell, ni ukuvuga ngo cyane cyane umwana w'umuhungu, ngo amadayimoni yarazaga akamwinjiramo, ukabona umwana ari kugenda ku gikuta. Urabona ku gikuta cy'inzu, umuntu akagenda agendera ku gikuta cy'inzu, nabwo agendesha umugongo, akazamuka ukabona ari kugenda akagera mu bisenge hejuru. Urumva nawe ni ibintu bitangaje bitabaho umuntu atakora, kugenda ku gikuta ugendesha umugongo, ugenda mpaka ukagera mu gisenge, akagera ku gisenge, mbega nyine akagera kuri parafu, ngo inzu akayizenguruka rwose. Ubu ni ubuhamya bw'uyu mugore nyirizina neza neza, wibereye muri iyo nzu n'abana arabe, niwe nyirizina wahuye nabyo rwose. Umve ngo ku buryo uyu mugore yageze aho agira ubwoba, nawe yatangira kubona yuko ngo ahanganye n'ikintu kidasanzwe, ikintu kitari yo muri iyi si yacu isanzwe. Nawe nyine nawe urumva ntibyabura kugutera ubwoba nawe ari wowe. Akomeza agira ati rero ubwo yamenye ko adahanganye n'ikintu kidasanzwe, ahanganye n'imbaraga z'umwuka, nibwo yaje kuvuga ati ndabona igisigaye nta kindi ni ukwiyambaza Imana, nkareba ko nanjye nyine wenda byibuza ariyo yantabara. Hano umugore yari ari kuvuga ibyamubayeho ku munsi wa nyuma, ubwo nyine ibyo byose bamaze gusenga bagatsinda ayo madayimoni, akajya yiyambaza Imana, bahise nyine bimutse baje kwimuka muri iyo nzu. Noneho ngo ubwo ngubwo ukamenya ngo bagiye bahamagara abapolisi, bahamagara abapadiri, abatangabuhamya barahari babigiye babibona, ni benshi cyane, hari abo bapadiri, hari abo bapolisi. Noneho wumve ngo ubwo bahamagaye abapolisi, nabo ubwo bwabo abapolisi byarabacanze, kuko abapolisi bahangana nabo n'umuntu nyamuntu, nta muntu uhangana n'umwuka. Mbega nyine umva ntiwaba uri umuntu ngo uhangane n'idayimoni, ntabwo bishoboka. Nawe kereka wiyambaje nyine imbaraga z'Imana zikagufasha gutsinda izo mbaraga z'imyuka mibi. Rero abapolisi nabo barahageze bayoberwa ibyo ari byo, birabananira, bari bwo nyine bahamagaye abapadiri. Urumva ni ibintu nyine byananiye n'abapolisi, baravuga ati shaha ngaha muhamagara abapadiri rwose turebe ko hari icyo baza bakabikoraho. Abanyamakuru n'abandi bagiye bahamagarwa bose bakaza bakabyibonera ukuntu amadayimoni yaba yinjiye muri abo bana babo ndetse n'ababyeyi babo. Mbega nyine byari ibintu biteye ubwoba ku buryo abantu bose babibonaga. Ubundi ngo uyu muryango wa Harmonies bageze aho ngaho neza, ngo basigara ari bonyine, abantu bose barabavuye. Urumva nta muntu wabasura, nta muntu waba uzi ko aho ngaho muba hari amadayimoni ngana basure, reka. Bageze aho ngo basigara bonyine bahanganye n'ibyo bidayimoni, ari nabwo nyine uwo mugore yaje kuvuga ati ni ukwiyambaza Imana rwose. Ubundi ni ukuvuga ngo iyi nkuru itandukanye na bya bindi mwumva umuntu aza avuga ngo nagiye ikuzimu, ngo nabonye iyo bantu. Ibi biratandukanye, kuko ibi byo ni ibyabereye hano ku isi, kandi n'abantu bagiye bibonera abantu benshi ndetse n'inzego z'ubuyobozi zimwe na zimwe. Ni inkuru ewana ya nyayo ifite ayishingiye.
apana bya bintu by'amagambo umuntu aza ari umwe rutoki ngo ari kuvuga inkuru ngo y'ibyamubayeho ngo ibyo yabonye. Iyi nkuru yo itandukanye n'ibyo ngibyo. Ubundi uyu mugore avuga ko noneho ku munsi wa nyuma ngo byari byahinduye isura, ngo noneho wajyaga kubona ngo ukabona bya bintu bimeze nk'ibicucucu biraje bikazenguruka inzu, ukabona biteruye itara. Urabona hariya mu bihugu byo hanze na hano mu Rwanda ariko barahari nyine, kuri uwo muntu aba afite itara ryo ku gitanda rimwe rimumurikira nyine, ashobora gucana abyutse cyangwa se akanarizimya, ngo akabona biteruye itara birazengurukije, ngo mbega ibyo bidayimoni bikabombogatanya ibintu muri salo, amasahani, amasafuriya, amajage byose ukabona birimo kwikaraga mu nzu no hejuru ku gisenge, ibintu byose biri kwikaraga kandi nta muyaga uhari, nta n'ikibikaraza. Ubwo babonaga gutya intebe zizenguruka mu nzu zinyuranamo ariko utabona nyine ikiri kubizengurutsa, nibwo bagiye ngo nyine bareba, bafata ibintu byoroheje, ibintu kuno umuntu aba ari ibintu byihutirwa, bafata nyine imyenda, utuntu twibanze gusa aba ari byo basohokana mu nzu barigendera, kuko nyine icyo gihe babonaga bidasanzwe. Noneho ngo kimwe muri ibyo bidayimoni cyateruye umwana we kiramukaraga kiramujugunya, ngo ariko noneho nibwo baje kubona kimwe muri ibyo bidayimoni, noneho basa n'ababona ishusho yacyo barakibona nyine, noneho ngo gitangira no kuvuga mu ijwi, urumva nyine byari byahinduye isura. Ati ibyo bidayimoni ubwo bageragezaga kubibona babibonaga biri mu ishusho bisa naho ari ibicucucucu, murabyumva nyine, shadow. Ubundi aha bisa naho bavuga ati uvuga batarabona, kuko ngo byageze icyo gihe abantu bose barabasiga, kuko urabyumva nyine iki ni ikibazo kidasanzwe. Ubundi busanzwe umuntu agira ikibazo ukaba wabwira umuntu wawe ukomeye cyangwa se ufite ubushobozi runaka akagufasha muri icyo kibazo, umuntu aba ashobora kukubangamira, ugahamagara inzego z'umutekano bakamugukiza cyangwa se bakanamuhana. Ariko noneho ibaza ahangaha guhangana n'ikintu utabonesha amaso, ikintu cy'imbaraga z'umwuka, noneho ku buryo na polisi zikabinanirwa, mbega nyine urabyumva ko byageze aho birabacanga, aribwo babonye ko nta kindi ari ukwiyambaza Imana. Hari undi mugabo w'umupadiri nawe witwa Revera Mike, nawe yaje kuza aha hantu, nawe akomeza avuga nyine hatanga ubuhamya ku bintu byabereye muri uru rugo, ukuntu byari bimeze n'imbaraga byari bifite byose nyine. Uyu mugabo nawe Revera Mike yaravuze ati njye nza muri uru rugo bwa mbere, hari ubona ko hakundi hari ukuntu umunyamasengesho uba waratewe n'imyuka mibi baraje kugusengera ku buryo biba ngombwa ko banaharara. Ngo ubwo uyu mugabo yari yaraye nyine kuri uyu mugore nijoro, ngo yagiye kubona abona amasazi araje amwuzuyeho, kwa kundi byatangiye haza abasazi, abona amasazi araje amwuzuyeho, ibintu nk'ibyo nyine urumva bidashoboka. Ngo noneho agasenga akirukana agatokesha ibintu bikanga bigakomeza bikaguma aho ngaho. Igihe cyaje kugira noneho uyu mugabo ubu Revera akajya gusengera, ngo noneho yaje gusengera nyine uyu mugore yamusengera mu Kilatini, mbega nyine agasingiza Imana, ariko ngo n'ubundi akabona ngo nta gihindutse, akabona nta kintu na kimwe kibaye nyine tu. Ariko ubwo nyine yageraga aho ngaho akareka gusingiza Imana abonye ntacyo bitanga, noneho agatokesha amadayimoni, imyuka mibi nyine, kwa kundi umuntu atokesha imyuka mibi yirukana Satani mu izina rya Yesu. Ngo icyo gihe nibwo yabikoraga, noneho ngo akabona hari igihindutse, wenda akabona nyine ko hari ikintu kibaye, akabona wenda nyine bwo biragabanutseho. Uyu mugabo byumve neza arakomeye, ni Revera, ni umupadiri witwa Mike, arakomeye. Wabyumvisha ukuntu yazaga ngo agasenga agasingiza Imana akagira gute, ariko ntihagire igihinduka. Ariko ngo yarekera yatangira gutokesha mu izina rya Yesu, amagambo yirukana amadayimoni nyine yirukana Satani, akaba aribwo hagira igihinduka. Kandi ngo usanga iyi nkuru izwi yitwa Ediana Exorcism, kuko yabaye muri Ediana. There was a furor for the police, security, the chapel. Ngira ngo uyu mugabo muri kumvaho avuga ati umunsi wa mbere bundi ngera muri uru rugo, avuga ati nasanze akana kari kugendesha umugongo ku gikuta kagenda kikaraga hejuru muri parafo kazenguruka inzu yose.
ukamenya ko impamvu tuvuze kuri iyi nkuru cyane nyamukuru, ubundi ni nyuma yo kubona ibintu biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ahantu henshi cyane kuri filime yitwa Deliverance y'inkuru nyine yabayeho y'umuryango wa Harmonize. Ukamenya ngo impamvu nyine tuba turi kuvuga kuri ibi ntabwo ari ukugira ngo tugire ubwoba, ahubwo ni ukugira ngo nyine dusobanukirwe ko isi y'umwijima ihari kandi ikora, tukamenya n'uko twabyirinda nyine. Rero bawumvise iki kiganiro kugeza kuri uyu munota, ndakubwiye ngo rwose ihangane ugende wandike muri comment icyo wandikamo icyo ari cyo cyose. Ndamenya ko warebye iki kiganiro mpaka kirangiye. Genda wandike muri comment, ubwo ndaba nkumenye, ndakubika ahantu nawe, ndakubika mbega nyine ndaba nkufite ku mutima. Niba urebye ikiganiro kugera kuri uyu munota, rwose ihangane ugende wandike muri comment icyo wandikamo icyo ari cyo cyose. Ndamenya ngo wakirebye iki kiganiro kirarangira, mbega nyine mbimenye. Kandi ndagushimira, nizere ko wakanze subscribe. Duhure mu biganiro by'ubutaha, mukomeze, Imana ibarinde.